umugisha ikindi bagahaguruka bagakora bashobora kuba batuye ahantu ubuzima bubarenze buri hejuru yabo bakahava bagashaka handi hantu baba mu buzima buciriritse mu buryo babasha kubaho bihura nuko bangana ntabwo ari ngombwa ko dutura ahantu hadusaba ibya miliyoni ni ukuri nsa ntekereza ko nta gihe na kimwe amafaranga yahindura ubuzima bw'umuntu pe none si uramutse ufite umugabo wewe uko cyo turi kuvugana umuntu akaza akagukubita 70,000,000 akakubwira ati ngwino reka umugabo wawe ntakubwira ngo akujanye burundu ubwo ati nje ni imitsi 7 gusa miliyoni none 70,000 miliyoni 70,000 byari byo kuryoshya fuck and forget nothing. Yeah. Niwe muntu wenyine wabashije gukura umutima wawe. Kwica umbarije gutyo. Urambeshya kubera ko ntabwo bishoboka ko uba udafite umuntu. Yego aho wahageze niho hanyaho kuri subscribe kugira ngo tukomeze tubane muri ibi biganiro bitandukanye bigiye kuzabica kuri no Big Game Empire. Ni ukuvuga ngo nk'ibisanzwe nimuze ko ngomane gasegeye naho ngora bose mu biganiro bitandukanye twagiye tubagezeho twagiye tubabwira ko tuzatuvuga ku mafilime atandukanye ndetse n'ibindi bintu bigenda bicaracara mu myidagaduro cyane cyane muri sinema. Twababwiye ko filime yatangiye mu 1888 yatwanjije n'umugabo bitwa Lumiere. Ese wowe ubitekerezaga wo gute? Mu kiganiro cyatambutse twababwiye ku filime bita Ubwibanga aho umusore umwe wifuje kujyana umugore wa mukuru wiwe kandi akanabigeraho. Uyu munsi twaje kuki? Twaje kuko bita contract. Iyo tuvuze contract rero abantu benshi bumva amasezerano iyo umukoresha n'umukozi ariko uyu munsi ntago ari ko bimeze. Contract tugiye kuvuga ni contract ni y'akazi ariko akazi kagiye katameze nk'akazi dusanzwe dukora. Iyo ubundi kazi kavuze nakazi ukoresha umubiri wawe imbaraga ndetse n'ubwonko ariko anga nakazi kajemo ku rukundo aho umugabo umwe yafashe umugore wiwe akagirana amasezerano n'umusore kugira ngo umusore ajyane n'umugore wiwe nk'umukunzi wiwe. Ese bimeze bite? Kurikirana iki kiganiro rero nta n'uryo bisanga sigiye kuri Big Game Empire. Nge ndigasegeye ni nako cyo twinje mu kiganiro. Umugabo Dr. Nsabye yarafite ubuzima buciriritse buri mu rukundo n'amahoro ariko kubera umururumba w'amafaranga byaje kugira ngombwa yuko umugore wiwe amutamba. Burya ngo amafaranga agura byose mwino si iyo ufite amafaranga ntacyo utabona. Umukobwa mwiza n'umugore mwiza uramubona ndetse wajya mu rugo rw'abaminisitiri ukakuraho umukobwa wabo kubera amafaranga menshi cyane waba ufite. Icyo si gitangaza. Amafaranga yaguze urukundo ndetse abahanga bavuga yuko amafaranga yaguze umwana w'Imana. Nimba yaguze umwana w'Imana rero nicyo cy'amafaranga atakora ariko abantu barirengagije abandi bavuga yuko love don't cost anything cyangwa ngo urukundo ntirugurishwa nk'ibindi byose ko nta giciro rugira. Ariko umugabo bita Dogiteri ubuzima yarabayemo yaryaga dukeya we n'umugore we bakaryama bakanezerwa bagashima Imana ariko ubwo yahuraga n'umugabo Kiramani wifitiye amamonote yiwe n'amamari yiwe menshi cyane atabarika yifuje umugore wiwe arangira umuryango uramuma ukwezi kumwe ibyumweru maze basinya kontara y'amamiliyoni. Umugabo Nsaba amaze kubyumva yahise atera mu birere ajya hejuru ariko icyo yari yirengagije yuko yaragurishije icyubahiro cyiwe yaragurishije ibyishimo byiwe umunezero we yarawutanze. Ntabwo yigeze amenya yuko ubwo yafataga urwo rupapuro bakarusinyanya ko umugore we wamutanze agiye kuba mu nzu y'umusore cyangwa y'undi mugabo akamaramo igihe kirenze icyumweru kimwe. Ntabwo yigeze amenya yuko amutambye ariko twebwe ko tubireba twabonaga yuko amutambye. Ubu ni umugore wawe ni icyubahiro cyawe n'ibyishimo byawe ni byose kuri byose kubera ko ntacyo wamugereranya nacyo kuko umugabo waruta amafaranga yose ari ku isi akaba aruta n'ibintu byose biri ku isi kuko umugore aguha ibyishimo akabona n'ibindi bintu birenze amafaranga ataguha. Nubwo abantu benshi cyane batekereza yuko amafaranga agura byose ariko amafaranga ntagura amahoro ntagura umutuzo ntanagura ibyishimo. Uko ni kuri n'umugabo yatambye ibyishimo byiwe arangije kubitamba maze abitamba ku musore.
ni nuko uyu mugabo Kiramani nawe ntabwo yamenye yuko icyo aguze ari umubabaro, ntabwo yamenye yuko icyo aguze ari umusonga uzamusonga mu gihe kirekire cyane. Ubwo we yivugiraga yuko yambaraga impeta kugira ngo yubahwe mu bantu, yemeye kugura icyubahiro cy'undi mugabo, ariko ntiyari azi ko ibyo akoze nabyo bishobora kuzamugiraho ikibazo. Utekereze ngo n'umugore nimba akurikiye amafaranga, ubundi urwo rukundo ruzigera ruboneka, ibyishimo azashaka azabibona, icyubahiro ashaka mu bantu kizakunda. Utekereze abantu nibamara kumenya yuko, cyangwa mu bantu bakorana abapate n'ibindi bamara kumenya yuko yigeze yakodesheje umukobwa cyangwa umugore w'abandi akamushyira mu nzu yiwe, ibintu bizabikomeye cyane, bizabinaguranye cyane. Reka dukombeye ibi bintu, dukombeye Nsabi na Kiramani, tubashyire ku munzani. Ese ninde muri bo wahombye, cyangwa ninde ugiye uzahomba cyane? Iyo birebye amaso twandike muri komere tubwire ngo uzahomba ni Nsabi cyangwa ni Kiramani. Ese njye ndabibona ute? Tega amatwi mbikubwira uko mbibona. Nsabi ikintu we yakoze, yashakaga amafaranga kugira ngo agere ku rundi rwego. Ikindi yashakaga yuko nawe agaragara mu bantu bafite amafaranga, nawe ahagarara neza. Nimba mwarabibonye mu bice byabanje, umugabo umwe yakodeshaga inzu yiwe, ndavuga Nsabi aho yakodeshaga kwa Bijobija, yaraje amubwira yuko inzu yiwe bayifata nabi bitewe n'ibyo babikoraga. Ariko uko byari bimeze byose bwari ubukene bwa Nsabi. Iyo umuntu akuza hejuru ngo inzu yiwe yifashe nabi, burya iyo bigaragara amaso y'abantu ko uyifata nabi, isa n'isaba yakwirukana bitewe n'uko agucumbikiye. Ubwo bukene bwose n'iyo puresha yose Nsabi yari muriho, yemeye guhara icyubahiro cyiwe. Ubwo turimo kugereranya Kiramani nawe bitewe n'amafaranga yiwe nta rukundo afite. Kuba nta rukundo afite rero, mu bo bakorana nabo bazi ko afite umugore bitewe n'impeta ahora yambaye, anabura bereka. Ariko iyo mpeta ni Baringa, azanye n'umugore wa Baringa wo gukinga amaso mu bantu bakorana. Umunsi umwe umugore azabyuka abone ko ibyo bintu bidahagije, abone ko twa dukiya bari bafite twari tunejeje, twamuhaga ibyishimo, twamuhaga amahoro, narangiza aveyo. Namara kuva kwa Kiramani, abantu benshi bakabimenya, Kiramani nta kindi azagira umujinya w'umurandura nzuzi, uwo mujinya uzazamo n'ubwicanyi, azifuza kwica Nsabi kugira ngo atsindire umugore wiwe. Ikindi kimwe, umunsi umwe Nsabi nawe azabyuka mu gitondo abone wa mugore wari unezezwaga na dukeya, ntagishaka kunezezwa na duke bitewe n'ubuzima buri raziri yabayemo. Ndavuga ngo ubuzima bwiza Kiramani yamuhaye, amafaranga, amaze ahenze, kugenda mu modoka zihenze, gusohokera ahantu hahenze, kurya ibiryo bihenze. Ibyo nibyo bizongera nawe bimuzane yumve ntiyajya kurya umushogoro, ntiyajya kurya ibijumba bitetse rimwe n'ibishyimbo, ntiyajya kurya ibijumba bitogosheranyije n'ibishishwa, ntiyajya kurya amateke, ntiyajya kurya imyumbati n'ibigori bihunguye, ahubwo yifuriza kurya agafiriti kariho mayoneze, agakuko kameze neza, inyama z'inka, ndetse n'izindi zose muzi, izo mu mazi no byo mu kirere, byose abibona igihe abishakiye. Anywa ibyo ashaka, anywa iziva mu Bufaransa, mu Burusiya ndetse no muri Amerika, ndavuga inzoga cyangwa ibyo kunywa bidasembuye. Anywa iby'iwacu i Rwanda, agatobe kameze neza, mu gihe ubwo yari ari kwa Nsabi yanywaga ikigage cyangwa ubushera, cyangwa akajya kunyunuza igikatsi. Ibyo bintu rero umugore namara kubona ko bidahenze, murabiza nta mugore utifuza kuba mu buzima buri raziri cyangwa ubuzima buhenze. Icyo gihe rero umugore azahita abona ko byose ari busa, avuge ko agomba kwibera mu ubwo buzima. Iyi nkota izabicyaye cyane izakeka amara ya Nsabi, ariko Nsabi we nta kibazo, azafite n'amahirwe yo gushaka undi. Ariko mu gihe Kiramani wiwe uyu mugore yamucitse, ntazaba afite amahirwe yo gushaka undi, ahubwo amahirwe azaba afite ni ukwica wa mugore wamusebeje, akica n'umugabo wiwe. Icyo nicyo kizaza. Bivuze ngo rero iyi mitima ibiri yose izaza, umwe uzamuhereza amahitamo, undi ntumuhereza amahitamo. Amahitamo uzahereza umwe, mamuze ngo ntabwo uzamuhereza amahitamo, umwe uzamuhereza amahitamo yuko yabona ko yashaka undi. Undi we yazabona amahitamo yuko abo bose bagomba gupfa, kandi nibamara gupfa namwe murabizi igihugu babayemo kizabakurikirana, nikimara kumukurikirana kimute muri yombi, kimufunga imyaka myinshi cyane kuko yishe abantu babiri abazize ubusa. Nimba ari umusirikare azahanirwa igihano cya burundu, kubera yuko abo ashinzwe kurinda ntiyabarinze, ahubwo niwe wabavukije ubuzima. Mwebwe mutekereze iki kuri izi kontara? Mu buzima busanzwe iyo ufite kontara
ubu warasinye kontara ivuga ikintu kimwe. Hari igihe abakoresha bacu baduriza kontara ariko bagasigamo ikintu kibarengera. Wowe ukaba ufite kontara uvuga ngo nkorera mfite kontara ariko iyo kontara isa n'isa nta kintu yagufasha, akaba ari baringa. Itekeza nino kontara bahaye n'umugabo nimara kuba baringa akaba atajya kuvuga ngo umugore azajya kuburana avuga ngo umugore bamushimutse ute mu gihe umugore azaba ari ahantu nshimiye muhanezerewe. Dore yuko uyu Kiramani yerekana umutima mwiza, yerekana ko ari umufite umutima nama, ari umuntu nk'abandi utekereza wamira kakosije ufite umutima nama. Nimbivuga gutyo mu byumve neza. Ubundi abantu benshi cyane bakunze kuba badafite umutima nama, bakora ikosa bakumva ibyo bakoze nta kibazo, ariko Kiramani we akunda kwereka. Reka mbabwire aka kantu, umugore iyo umwereka ibintu cyane cyane ibyo yumva biramukurura cyane kurenza ibyo abona. Ni ukuvuga ngo ushaka gutsindira umutima w'umugore uramubwira, nabwo umugabo ushaka gutsindira umutima w'umugabo aramwereka. Bishatse kuvuga ngo iki rero Kiramani kiri gukora we ari gutsindira umutima w'umugore wa Nsabi. Reka mbabwire, reba ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubona mu bindi biganiro. Mbabwire iki kiganiro ngiye kukigira gitoya kirangirira ahangaha, ariko nimba wagikunze ubitwereke, like, comment ndetse na share biba byigenze. Subscribe nawe iyo yakoze ubutanze umusanzu wawe kuri Big Game Empire. Ndabakunda, ndigasegeye muze ku ngumani. Ciao.